Inkuru yacu uyu munsi tuyitangira Stéphane n'umukunzi we Lydia bari bamaze igihe gitoya batangiye gukundana, bari bahanye gahunda yo kuza kujya gusangira. Nuko amasaha ageze bari bahanye bubahiriza gahunda, nuko bagenda berekeza kuri resitora imwe yari nziza cyane kandi yari igezweho muri ibyo bihe. Bakinjira, umukobwa wakoreraga aho ngaho amasuku witwaga Emma yarabakubise amaso, nuko atangira gushaka ahantu yakihisha. Mu by'ukuri ntabwo yashakaga ko Stéphane amubona. Emma yakomeje kubireba ko yabona aho yihisha byihuse. Stéphane ataramubona maze nta no gutekereza byinshi ahita yihisha munsi y'ameza yari aho ngaho. Yari ameza maremare ariko bidakabije kandi atwikiriyeho igitambaro kirekire. Ariko yari azi ko byoroshye cyane kuyinjiramo, ariko byaramunaniye. Gusa nanone abona atagomba kuyavamo, akomeza kugerageza uko ashoboye kose, nuko arihisha. Gusa n'ubundi kubw'ibyago bye biza kurangira n'ubundi Stéphane yashakaga kwihisha amubonye kuko atari yihishe neza. Stéphane akimara kumubona yarisekeje, nuko ahita abwira wa mukunzi we Lydia bari bazanye aho ngaho ati ihangane ubu ntegerejeho gatoya ndaje. Lydia atari ko se niba ari umuseriveri ugiye kureba wakihanganye, ntabwo ari buze kuza kutwirebera, ihangane rwose ubutegereje nibwo tukihagera, ntabwo baratinda kuza kutwakira. Stéphane yahise amubwira ko atari ibigendanye n'umuseriveri, ati ihangane gatoya nta kabazo ngiye kubanza gukemura ndahita ngaruka. Nuko Lydia arihangana aricara ngo amutegereze, nuko ariko aramubwira ati ntutinde rwose utantera urungu. Nuko Stéphane nawe amubwira ko atari butinde. Stéphane yatangiye kugenda yerekeza aho Emma yari yihishe. Emma akibyumva umutima utangira gutera cyane, ati mana yanjye niyo kwihisha mbireka akambona ntihishe, noneho rwose sindi bumukire. Gusa ibyo yakekaga ntabwo byari byo. Stéphane yamweretse ko atigeze anamubona rwose, ahubwo agenda yerekeza ahantu umusore umwe wakoreraga aho ngaho muri iyo resitora yari ahagaze. Nuko atangira kumubaza ati ese nta rakerete mwandusha? Uwo musore wakoreraga aho ngaho muri iyo resitora witwaga Joshua atangira kumubwira ati Clia, niba rwose ahantu mwari mwicaye hadakoze isuku mwakimuka mukicara ahandi tukaza tukahakora rwose, kandi mutubabarire niba handuye, ntabwo twari twabibonye. Emma cyumva icyo kiganiro yayishimye, ati Imana ishimwe ubanza atambonye. Ati nubwo ariko bari buze kumbura mu kazi, ariko ntabwo ari kimwe n'uko uriya mugabo yambona rwose simbishaka. Akiri mu gutekereza ibyo ariko Stéphane n'undi yahise agaruka araza ahagarara impande ya meza Emma yari yihishemo. Nuko ahita abona n'umweyo muremure w'igiti Emma yari arimo gukoresha amasuku aho ngaho nawe yari yahishe munsi y'ameza yari arimo, kuko waragaragaraga. Nuko ahita awukurura atangira gusunika munsi y'ameza, asunika Emma asa n'urimo kumwigiza hirya. Joshua wari uhagaze aho ngaho arimo kureba ibiri kuba byose yahise aza asanga Stéphane, gusa ariko ntabwo yari yamenye ko Emma yihishemo aho ngaho. Yari azi ko Stéphane arimo kwikorera amasuku. Yahise aza ukamwambura wa mweyo, atari ko kubera iki utareka ngo tugufashe rwose, hano ntabwo umukiriya yikorera amasuku, reka tugufashe tubigukorere. Gusa Joshua yatangiye kureba munsi y'ayo meza ngo arebe ahantu handuye. Yari arimo gukora amasuku ariko atungurwa no kubona abonye Emma yihisha aho ngaho. Ati Emma, bite byawe, kuki wihisha aho ngaho? Niko se wa mugabo we, kuko wowe bite byawe? Emma uramushakaho iki? Stéphane yahise amusubiza ati ndamushakaho iki? Ubu se wowe ntabwo urimo kubibona? Nari ndimo kumwigiza hirya, nari ndimo kumwereka ko agomba kwihisha neza, ubutaha azihishe neza ku buryo atazaba agaragara. Dore yihishe nabi, none se wowe urabona yihishe? Reba n'umuntu wari uhagaze hariya hirya ku muryango yaba arimo kumureba. Rero niyo mpamvu nari ndimo kumufasha kugira ngo mwigize hirya,
yihishe neza rwose ku buryo atabasha kugaragara. Nizere ko abimenye ubutaha atazongera gukora amakosa yo kugira ngo arihishe kandi atihishe. Joshua kumva ayo magambo yarababaye. Emma nawe arangije kubona ko uwo yihishaga yamubonye nuko avayo, ariko yari yananiwe ameze nabi kubera kwinahina munsi y'ameza atarabashije gukwirwamo neza. Yahise abahagarara imbere acecetse nta kintu arimo kuvuga. Joshua nawe akabitegereza bombi akibaza ibyabo bikamuyobera, ariko yakomeje kugerageza kubabaza bombi atari ko se muri mu biki, murimo murapfa iki? Emma kubera iki wihisha? Wa mugabo wowe uramushakaho iki? Yarakwambuye? Yagukoreye iki? Byagenze bite? Yakomeje kubabaza byinshi ariko yabuze n'umwe umusubiza. Gusa Stefan agakomeza kwitegereza Emma amureba kuva ku musatsi kugeza ku mano, kandi ubona rwose yamumefiye cyane. Yageze aho nuko noneho abona ukuntu yambaye imyenda abakirina b'aho ngaho bambaraga, nabyo arayitegereza cyane, atangira no kugenda yikurura, maze atangira kumuseka ati wawu, mbega ukuntu uwo mwambaro ukubereye, yewe nari nzi ko ufite igishoro gifatika ugiye kwikorera, cyangwa se wenda usanze umuntu w'umukire kundenza. None reba umukirina muri resitora, yewe bigomba kugutera isoni koko ukanihisha. Reba ukuntu usigaye umeze, nta kabiri ntufite ugufa gusa rwose, koko nibyo ugomba kwihisha pe, ndakugarukiye rwose. Ntago abantu bagomba kukubona bari bakuzi ukiri kumwe nanjye, kuko biteye isoni ukuntu usigaye umeze. Iteka rwose uzajye wihisha, ntuzajya ugira umuntu ubona wari utuzi imbere, wari ukuzi ukiri iwanjye, kuko uteye isoni n'agahinda. Ntago rwose ugomba kugaragara mu bantu. Joshua byaramubabaje kumva bakomeza kubwira Emma amagambo ameze gutyo yose. Yumvaga Stefan atangiye kurengera. Atari ko se nta nubwo wamwubahira ko ari umwari, ubona abari bacu atari abo kubahwa? Nuko Joshua araseka cyane ati wa mugabo we rwose, umuntu akubonye igihagararo yagira ngo ufite uburere n'ikinyabupfura, ariko nta kigenda cyawe. Nuko Stefan atangira kumubwira ati nawe rwose ibyacu ntutangire kubyivangamo, kuko nta kintu na kimwe ubiziho. Uyu nguyu se ndamwubaha, urabona ari uwo kubahwa koko? Nuko Joshua akomeza kumubwira ati ni uwo kubahwa cyane, ahubwo ntiwongere no kumumenyera. Uyu nguyu ni umukunzi wanjye, sinongere no kumva hari irindi jambo ribi umubwira cyangwa se ryo kumukomeretsa. Nizere ko utari bwongere kubitinyuka. Stefan yahise aseka cyane ati ubwo rero ngo nawe yabonye za magabo, umuntu w'umuseriveri muri resitora ngo niwe basigaye bakundana? Yewe Emma, ndumva ndushijeho kukugirira impuhwe rwose. Ubwo se kunsiga byakumariye iki koko? Ndi wowe rero aho kubana n'umutindi utagira urwara rwo kwishima, nabana n'umukire unshi inyuma nkemera nkabyihanganira, byibuze nkanasa neza, nkarya neza, nkanambara neza. Yewe ibibi birarutanwa. Ndumva rwose ndimo kurushaho kukugirira impuhwe, ariko nyine nushake ukomeze umere gutyo, niwe wabyiteye rwose. Joshua yahise afata akaboko Emma, nuko aramutwara amukura aho hantu, aragenda amwereka ahantu aba yicaye, arangije amuzanira amazi yo kunywa, aramubwira ati ngaho banza unywe utuze, numara kumera neza urasubira mu kazi, ntugire ikibazo na kimwe, kandi bagenzi bawe bari buze kugufasha, kandi nanjye ndabwira timu yose tuze kukuba hafi, ntugire ikibazo na kimwe ugira. Akazi kawe ntago kari bwangirike, kandi wihangane kubimaze kukubaho. Nuko Emma aramushimira ati urakoze cyane. Joshua yahise asubira mu kazi, Emma nawe asigara yicariye aho ngaho. Stefan nawe yari yagiye kwicaraho umukunzi we Lydia yari yicaye. Nuko baza kubabaza ibyo bari bufate. Stefan ati genda ubwire wa mukobwa witwa Emma
aba ari buza gufata komande. Bati hoya ariko none se uriya ko ari umukina hari ubwo ari umuseriveri? Stefani ati hoya yewe nta wundi muntu turi bubwire ibyo dukeneye, nimugende muzane uriya mukobwa witwa Emma. Nuko akomeza kunanirana atangira kubaza nta mategeko ye. Joshua wari wabonye ukuntu uwo mugabo yatangiye kuza yiyenza kuri Emma, akomeje no gushaka kumwiyenzaho. Nuko aramubwira ati ibyo bintu ushaka rero ntabwo hano biri bukunde. Emma ni umukirina ntabwo ari umuseriveri, rero hano buri wese akora inshingano ze. Niba rero udakeneye ko hari undi muntu uri buze kubaseriva, ubwo ngubwo urigendera ujye mu yindi resitora, kuko hano buri wese akora akazi ke. Nizere ko ubisobanukiwe. Stefani yatangiye kwisaza ati mumpamagarire manager, ibi ngibi ntabwo nabyemera. Manager bahise bamuhamagara ngo aze akiza ako kavuyo kari gatangiye kuvuka aho ngaho. Nuko Stefani atangira kumubaza ati niko se hano ntabwo umukiriya ari umwami? Niba nahisemo umuntu nkumva niwe wanseriva, none kuki mwebwe mushaka kubyanga? Nuko manager utari uzi n'ibyatangiye kuba kare, Stefani atangira kumubwira ati hano hari umukobwa umwe rwose nakunze niwe nshaka kanseriva, ubwo kunseriva byonyine murumva bitwaye iki? Manager nawe atari kose ninde uri gutuma ibyo bintu abyigiza inyuma akabyanga? Ninde wakitesha umukiriya kubera iyo mpamvu gusa? Rwose humura turaje tuguserive. Nuko Stefani ati ntiwumva arata manager, ngaho mubwire azanserive. Joshua yarababaye ahita agenda abwira Emma aho yari ari ukuntu bigenze. Ati Emma ihangane, birambabaje ariko nta kintu na kimwe nabikoraho, ariko ndaba ndimo gucungira hafi, nizere ko uriya mugabo nta kintu kibi ari bwongere kugukoraho. Emma yarihanganye ati nta kibazo, reka ngende muserive aho kugira ngo mbure akazi kanjye, n'ubundi ndabizi buriya wabona ashaka kunyirukanisha, reka ngende mbikore nta kibazo. Joshua yaramurebye impuhwe ziramwica ati yaba byashobokaga mba ngiye nkabigukorera, ariko ihangane. Emma yahise agenda amubwira ibyo ashaka byose we n'umukunzi we mushya, ariko yabimubwiraga n'ubundi ari kumubwira amagambo ati wabonye umukobwa w'icyuki dusigaye dukundana ntaho ahuriye nawe rwose, n'ubundi rega nicuza impamvu nari narabanye nawe, sinzi aho narebaga. Emma ariko yarihanganye amubwira ayo magambo yose, aramwihorera aragenda arabaseriva. Nuko ntiyagira ijambo na rimwe amusubiza mu byo yamubwiraga byose. Igihe cyaje kugera nuko Stefani n'umukunzi we baragenda, ariko bakimara kugenda Lydia yarababaye cyane, agahinda karamwica. Ati niko ubu ngubu koko ni kuri uteye, cyakoza wanyiyeretse ntako utagize, gute umuntu ubundi abasha kwitwara kuriya? Uriya mukobwa rwose arihangana cyane, ntago njyewe ari njyewe ukoze biriya bintu, ntago twashobokana. Ese ubundi ni ukubera iki utari warambwiye yuko hari umuntu mwegeze kubana mugatandukana? Nuko Stefani ati umbabarire, nubwo aribwo tugitangira gukundana, rwose nta bintu byinshi nari narigeze nkubwira, gusa ariko noneho ubu ngubu urabimenye. Umunsi umwe uzashaka akanya tuganire nkubwire byose. Uriya muntu yarambabaje cyane, niyo mpamvu nanjye ntazi aho byaturutse ngo ntangire kumubwira biriya byose no gukora nk'ibyo nakoze. Rwose umbabarire, ni ukubera agahinda yanteye umunsi yantaga. Nuko Lydia ati nubwo umuntu yaba yaragutaye akakubabaza akajana, ntago wagenda ngo umusebye mu bantu ngo ukore nk'ibintu wamukoreye. Rwose wamubabaje cyane, ntago biriya bintu ari byo. Nubwo umuntu mwatandukana, ntago ari ngombwa gukomeze kugenda ushaka gukomeza kumubabaza, kuko ibyanyu byararangiye ntibyari bikiri ngombwa. Bakomeje kutumvikana we na Lydia, nuko Stefani akomeza kumusaba imbabazi. Lydia ageze aha aramubabarira, aramubwira ati ariko imyitwarire nk'iriya rwose ntuzayisubire. Bamaze kugenda Emma yikomereza akazi ke, nuko Joshua amunyuraho aramubaza ati Emma umeze neza? Emma ati meze neza nta kibazo. Joshua arigendera yisubira mu kazi ke, aramubwira ati Imana ishimwe ko umeze neza.
Mu minsi yakurikiyeho Stephane wari wamaze kubona ko manager asa nkaho yamushyigikiye, yagarutse kuri ya resitora ariko aza noneho atari kumwe n'umukunzi we Lydia kugira ngo naza guteza akavuyo Lydia ataza kubibona nabi, kuko ubushize yari yarengereye akibagirwa yuko n'umukunzi wari aho ngaho, nuko amahane yari yisanganiwe akamuganza. Icyo gihe noneho yaraje, yari yamaze kumenya neza ko Emma anakora amasuka aho ngaho. Yatangiye kwaka ibintu byinshi byo kunywa ariko nta na kimwe yabashaga kunywa, ahubwo yatangiye kujya abimena aho ngaho uko ashaka, n'ibyo kurya yatse ntabirye ahubwo akabimena aho ngaho kugira ngo arushye Emma ahakora amasuku. Emma yari abizi neza ko Stephane usibye kumwiyenzaho gutyo gusa ahubwo atanarebye neza yazamwirukanisha, nuko arihangana atangira gukora aho ngaho, ariko atangira kunanirwa cyane kandi kubw'ibyago bye noneho Joshua ntago yari ahari ngo amutabare. Stephane yakomeje kumucunaguza uko yishakiye kose, ariko ikibabaje manager wari uhari noneho abakozi baragiye barabimubwira, bamubwira uko bimeze kose, nuko ahita ababwira ati bitwaye iki se ko amafaranga araye, ko ibyo arimo kumena aba ari kuba yabyishyuye, hari ikibazo nashake yishyura ibintu byo kunywa byose dufite aha ngaha n'ibyo kurya byose bihari abimene, namubwira iki rwose, nabimene turakomeza dukora amasuku, ibyo se bitwaye iki? Emma yabyumvise gutyo arababara ko manager atabasha kumuvugira, ariko nyine arihangana arakora cyane kuko ntiyashakaga kubura akazi ke. Yakomeje gukora amasuku aho ngaho, ariko igihe kigeze rwose yumva atangiye no kunanirwa, kuko icyo gihe bari bafite n'abakiriya benshi ku buryo buri wese yari bize mu kazi ke, nta n'umuntu n'umwe bakoranaga bashobora no kuza kumufasha. Kandi ko Stephane yamuhamagaraga buri kanya ngo akore amasuku, ni nako n'abandi bakiriya bamushakaga. Gusa yarihanganye arabikora, ariko nyine si warose Stephane ataha kuko yatashye yamaze kunanirwa cyane. Ako kanya Joshua yahise ahagera, nuko araza abona Emma ntameze neza, ameze nk'umuntu wananiwe cyane, atangira kumubaza ati Emma umeze neza ko mbona wagira ngo wananiwe, akazi kabaye kenshi? Emma ati Joshua nta kibazo meze neza. Joshua yagiye, ariko abandi bakozi batangira kumubwira ukuntu byagenze, nuko baramubaza ati kuki se mutabibwiye manager ngo aze rwose amukize uriya mugabo? Nuko bamubwira ko babibwiye manager n'ukuntu yagiye abasubiza. Joshua noneho kubyihanganira byaranze, ahita agenda ajya kureba manager, batangira no gutongana. Atangira kumubwira ati manager ubwo niko tudashobora kwita ku burenganzira bw'abakozi ukoresha gute Emma? Umucunaguzi uhari ubireba ukarebera, ntugire ikintu na kimwe ubikoraho. Manager ati wagira ngo nkore iki? None Emma tumuha akazi hano, ntabwo twamuhaye akazi ko gukora amasuku, hari ubwo twamuhaye akazi ko kuza akirwa yicaye areba ibibera muri resitora, none ikindi yakoze kitari gukora isuku ni iki? Joshua ati sibyo, atariko ntabwo ibyo bintu ari byo rwose. None se ni gute umuntu aza hano bakamuhohotera bakamucunaguza ubibona, kandi atari nayo nshuro ya mbere, ni ukugakomeza ukabireba ukabyihorera? None se ntabwo ugomba kumenya umutekano n'uburenganzira bw'abakozi bawe? Manager ati wikomeza kumbwira ibyo by'umutekano n'uburenganzira bw'abakozi, kuko n'uburenganzira bw'abakiriya buri mu nshingano zanjye. Rero niba umukiriya yatse ibyo agomba kunywa cyangwa se ibyo agomba kurya, njyewe ndinde wo kujya kumubwira n'uburyo agomba kubiryamo n'uburyo agomba kubicungamo? Ibyo rero ntabwo njyewe bindeba. Icya mbere njyewe ngomba kumenya nuko umukiriya yafashe ibintu kandi akanabyishyura. Ibyo bindi rwose njyewe ntabwo biri mu nshingano zanjye. Rero rekera kuzana ibyo bintu by'amarangamutima hano. Icya mbere ni uko umukiriya aba yishyuye kandi akabona ibyo yishyuye. Kandi rero Joshua nkwihanangirize, ndakumenyesha ko utagomba gukomeza kumenyera uko wiboneye kose, kandi ntugomba no kuza kunyibutsa inshingano zanjye. Ubutaha
nukomeza kwitwara gutya nzakwirukana rwose. Ugomba kumenya aho ugomba kugarukira, ntukivange mu bitakureba, genda sohoka vuba vuba. Joshua yarasohotse ariko agahinda ari kenshi cyane, yumva yakabaye yari ahari akaba yabashije gutabara Emma, byibuze akaba yanamufashije. Muri ayo masaha kandi amasaha yo gutaha yari ageze, nuko Joshua ajya kureba Emma asanga Emma amaze gukuramo imyenda y'akazi. Ati Emma, uwaguherekeza se? Emma ati ariko nta mpamvu zo kumperekeza. Joshua ati se wakihanganye nkaguherekeza ko mbona utameze neza? Emma ati ariko njyewe meze neza. Joshua ati Emma, nyamara ukomeza kumpisha ibintu byose kandi nabimenye. Nuko atangira kumubwira ukuntu ibyabereye aho ngaho byose yabimenye. Emma ati umbabarire ko ntigeze mbikubwira, mba nanga guhora nkutura imitwaro yanjye rwose. Reba ubushize ukuntu wantabaye, ubu se koko nari kongera kubigushyiramo ibi bintu? Mba nanga ko nawe wazabigenderamo. Joshua ati nta kibazo rwose, wakabaye wambwiye cyangwa se ukanampamagara. Emma ati umbabarire ko ntabikoze nuko nabonaga ko bitari ngombwa. Batahaga amasaha y'ijoro, rero bimaze kuba saa yine z'ijoro, nuko Joshua akomeza guhatiriza Emma amusaba kumuherekeza. Emma nawe ageze aho arabyemera, Joshua aramuherekeza. Amuherekeje bagendaga baganira, nuko bahita banagira ahantu Emma yabaga kuko ntago hari kure y'aho yakoreraga. Nuko ntiyagira isoni zo kumwereka ahantu yabaga, nuko amuha karibu barinjira. Bakinjira ariko Joshua yatangiye kureba ukuntu ahantu Emma yabaga ari ahantu muri karitsiye itameze neza, nuko yumva rwose atangiye kumugirira impuhwe. Hari ahantu kandi mu kazu k'agashamburete, maze Emma kubera umunaniro mwinshi yari afite ahita yinaga ku kamatera kari karambuye aho ngaho. Joshua nawe yicara ku ruhande rwe kuri ako kamatera, atangira kwitegereza ahantu hose. Yari yumiwe, nta nubwo yari azi ko hari umuntu ushobora kuba ahantu nk'aho ngaho. Emma yahise yihuta ati mbega umunaniro. Joshua hano niho mu rugo rero, aha niho nibera. Joshua ati ndabibona, nifuzaga ko twaganiraho gatoya, nuko mbona bwije cyane kandi unaniwe. Emma ati ndananiwe byo rwose, tuzaba tuganira ikindi gihe. Joshua yahise amusezeraho, nuko aramureka ngo naruhuke. Ati gusa ntuzongere guhura n'ikibazo nk'uko byakugendekeye ngo ureke kumbwira, uzajya umbwira cyangwa se umpamagara umenyeshe aho naba ndi hose n'amasaha uko yaba akuze kose, niyo byaba ari saa sita z'ijoro rwose naba niteguye kuza kugufasha. Ndagusezeranya ko igihe cyose uzaba unkeneye nzaba mpari ku bwawe. Emma ati urakoze cyane, ariko nanone ntabwo ari ngombwa ko ntajya nkubera umutwaro buri gihe. Joshua ati humura Emma, nta na rimwe nzigera ntekereza ko uri umutwaro kuri njyewe. Joshua yaratashye, Emma nawe asigara aho ngaho ariryamira. Mu minsi yakurikiyeho, nk'uko Joshua yari yaramusabye ko bazaganira, Emma yamushakiye akanya gatoya nuko baraganira. Nuko atangira kumubwira ko Stephane babanaga ariko bakaza gutandukana kuko yatangiye kumuca inyuma nta n'ukwezi na kumwe kwari kwashira bakoze ubukwe. Nuko agakomeza yizera ko wenda igihe kizagera agahinduka, ariko akabona biranze, kandi ko bitari ukumuca inyuma gusa, ko yanamukubitaga, ko yamuhohoteraga. Nuko Joshua ati ni ibintu byigaragaza byonyine uko cyagiye yagufataga muri resitora n'abantu bahateraniye ari benshi, ni ibintu rwose byigaragazaga ko uriya muntu mutabana ngo mubane neza. Emma yatangiye kumubwira impamvu yaje gukora ako kazi k'ubukirina. Ati nabonaga nta bundi buryo nabaho, mbere nari nsanzwe mfite akazi, nari umukashiye ahantu kwa muganga, ariko nyine mbere y'uko nsezerana na Stephane ngo tubane, akazi yakankuyeho ambwira ko umugore we atagomba kuzakora, ko ari ugomba kuzicara akamutunga. Nuko nyine akazi nkareka gutyo.
Joshua byaramushimishije kuba byibuze n'iyo digiri yari ayifite yo kuba yarabashaga gukora ako kazi, nuko aramubaza ati ubu se noneho ntiwazashaka akandi kazi? Emma aramubwira ati nazagashaka nyine, n'ubundi ngenda nshakisha nuko ntarakabona, kandi nyine mu gihe ntegereje ko mbona akazi keza mba nkeneye kubaho, rero niyo mpamvu mba ngomba gukora uko nshoboye kose. Joshua yatangiye kumubaza ati none se buriya koko umushahara uhembwa wishyuramo inzu ukagura ibintu byose ukeneye ukiyitaho, buriya koko biragukundira? Emma ati nabigenza gute se, nyine uko ari make kose mba ngomba kuyabamo uko nshoboye. Gusa nasabye manager ko yampa n'akazi k'ubuseriveri ngo njye mbifatanya nakubukirina byibuze mbona amafaranga menshi, ariko yaranze. Joshua ati ubwo wumva wabishobora? Nuko Emma ati nabishobora rwose, ntabuzwa n'iki se kubishobora, usibye ko uriya mugabo Stéphane wenda hari igihe aba ari buze akantesha umutwe, ariko ubundi ataje nabishobora rwose, nabikora, nta kintu byanantwara, imbaraga mba nzifite. Nuko Joshua ati nzagufasha rwose, humura. Emma ati oya Joshua, oya rwose utazanabitinyuka, nizere ko utazagenda ngo ubibwire manager, kuko ntabwo nshaka ko hari intambara ziba hagati yawe na manager kubera njyewe, mbabarira rwose bigume hagati yanjye nawe, ntazagire n'undi muntu ubimenya. Icyo gihe bakomeje kuganira ariko baza gutandukana, kuko banatandukanye hakiri kare kuko papa wa Joshua yari yamubwiye ko amushaka. Bahise bagenda barabonana batangira kuganira. Papa wa Joshua yari mukire cyane, afite amabizinesi menshi akora atandukanye, gusa Joshua yashakaga kuzamuha ya resitora yakoragamo ng'ibihe. Yari atangiye nyine kugenda yimenyereza, kuko yari yarabwiye papa we ko ashaka guhera kuri posite yo hasi akagenda azamuka. Nuko papa we atangira kumubaza ati none se bimeze bite, urabona bizinesi igenda? Ese urabona noneho utakibwira abantu ukababwira ko iriya resitora ari iyawe? Nuko Joshua ati papa ndabona byo rwose igihe cyenda kugira nkigaragaza, kuko ibyo nashakaga kwiga narabimenye, nashakaga kumenya ukuntu nyine bizinesi ikorwa, nshaka kumenya utuntu twose kuva ku mwanya wo hasi, nshaka kumenya amanyanga n'ubucakura abantu bakora mu kazi. None rwose ndumva ibyo maze kubona bihagije, ariko buretse gatoya haracyari kare, rindiraho gatoya. Gusa Joshua yakomeje kubwira papa we ati gukomeza kwiyoberekanya mu kazi ariko hari igihe bingora, kuko hari nk'igihe manager akora amakosa rwose nkumva nahita mwereka uwo ndi we, nkumva nabimubwira, ariko nyine nkomeza kwihangana. Gusa mu minsi mike rwose abakozi bose bazamenya uwo ndi we. Papa we ati ntacyo, igihe cyose uzabishakira uzabiyereke, nakubwira iki? Akazi karakomeje nuko, ariko abakozi bose nta n'umwe ubizi ko Joshua ari we bosi wabo, kubera ukuntu yicishaga bugufi abanira neza buri wese, kandi ashaka kumenya amakuru y'ibibera aho ngaho byose, ariko kwibanga nta muntu n'umwe abibwira. Mu minsi yakurikiyeho umukashiya wakoraga aho ngaho yarabasezeye, nuko manager atangira gushaka umuntu uzamusimbura. Joshua akibimenya yahise agenda ajya kubwira manager ati nyamara uriya mukobwa Emma yarize kandi abifitiye impamyabushobozi, ndetse njyewe yambwiye ko hari n'ahantu yageze gukora nk'umukashiya kwa muganga, rero mumuhaye ayo mahirwe kubera ko n'ubundi asanzwe akora hano, rwose mwamumufashije cyane. Manager yahise avuga ko uwo mwanya rwose adashobora kuwuha Emma uko byagenda kose, ko nta mwanya yamuha urenze uw'ubukirina, ko nawe yakabaye yarawumwirukanyeho. Joshua byaramubabaje kuba Emma byibuze yaragiye kubona ayo mahirwe, ariko manager akaba atabasha kumwumva. Nuko ahita ahamagara papa we ngo abe ari we ubijyamo, kuko atashakaga we kwiyerekana. Nuko papa we ahita ahamagara manager arabimubwira ati namenye amakuru ko aho hari umukobwa rwose w'umukirina
kandi wize ibyo bintu afite n'impamyabushobozi, urumva ko afite na experience, uwo mwanya wawe umuha aho kugira ngo uwuhe abandi bantu batazi n'imikorere y'aho ngaho, we guhita abikora neza kuko ari n'aho asanzwe akora bizoroha cyane. Manager yarababaye, ababazwa cyane nuko Joshua yamutanze kuko yumvaga nta wundi muntu waba yabikoze, nuko biramubabaza ariko buri kintu abikoraho, kandi ntiyari bwirukane na Joshua kuko ajya kumushyira mu kazi n'ubundi ni papa we wari wamuhamagaye. Nuko Emma umwanya bawumuha gutyo ava ku bukiri atangira kuba umukashira. Emma yarishimye cyane, nuko ashimira na Joshua ati ndabizi neza ko byose ari we wabikoze kuko niwe nabiganirije. Joshua ati rwose mba ngomba kugufasha, ariko nta kintu nakoze kidasanzwe, nuko nyine nabimenye kubera ko twabiganiriye nkabivuga, nta zindi mbaraga zidasanzwe, nta kindi nakoze. Emma yahise amubwira ati wimbeshya Joshua, ahubwo mbwira wowe na manager mupfana iki? Ndabizi neza ko manager atari kwemera ko muri ya mwanya gutyo gusa ngo nuko ubimubwiye, rwose ushobora kuba ufite izindi mbaraga ziri hejuru njyewe ntazi. Joshua amubwiye ko nta zindi mbaraga, ko yabimubwiye akagira amahirwe agahita abyumva, nuko akemera kumuha uwo mwanya. Emma yaramubwiye ati uko biri kose urambeshya, rwose ntabwo byashoboka ko manager yantereza uriya mwanya kuko n'uriya ndiho wukena no kuba ataranyirukana nta mahirwe nari nkifite. Joshua yatangiye kubitekerezaho cyane kuko yibuka ukuntu manager yamubwiye ubwo yajyaga gusabira Emma uwo mwanya, amubwira ko adashobora kuwumuha ko n'ubu bukiri nariho ahubwo yakabaye yaramwirukanye. Nuko Joshua atangira kubitekerezaho anabibaza Emma atari ko mbwira ahubwo we hagati yawe ya manager hari iki, ni ukubera icyo uvuga ko uwo mwanya atawuguha? Nuko Joshua akomeza kumubwira ati Emma rwose ahubwo mbwira wowe niba hari ikintu kiri hagati yawe na manager gituma utekereza gutyo. Emma ati ntacyo Joshua, nta gihari, ngo ahubwo tubireke nyine Imana ishimwe niba waragiye ukabimubwira agahita abyemera. Joshua warubonye ko hashobora kuba harimo ikibazo, yakomeje kumwinginga ngo amubwire. Emma ati wambabarire simbikubwire koko? Joshua nawe ati wambabarire ukabimbwira koko? Nuko Emma ageze aha aramubwira ati Joshua n'ubundi wamfashije kandi iteka ryose uhora uri ku ruhande rwawe njye, nta mpamvu rero nakomeza kuguhisha. Yatangiye kumubwira ati ubwo na cya gihe nakubwiye ko nagiye gusaba manager ko bampana umwanya w'ubuseriveri nkabifatanya n'ubukina kugira ngo njye mbona amafaranga menshi, yanyemereye ko yabikora, ariko ambwira ko hari kondisiyo imwe gusa kugira ngo abashe kubinkorera. Nuko Joshua atubwiye kondisiyo yari iyihe? Nuko Emma ati yansabye ko twaryamana kugira ngo abashe kumfasha, nuko nyine ndabyanga, mukambwira ko nimba mbyanze nanjye nta kintu ari bumfashe, nuko nyine ndamwihorera, ariko burya akajya ahora antera ubwoba ambwira ko azanyirukana. Niyo mpamvu rero nta kindi kintu natekerezaga cya poromosiyo muri kariya kazi, none rero niyo mpamvu ntunguwe no kumva bampaye umwanya noneho usa nkaho wo unakomeye, rero ntabwo numvaga ko ibyo bintu byashoboka. Niyo mpamvu ndimo ndibaza isano ryaba riri hagati yawe na manager kugira ngo umubwire ikintu nk'icyo ahita acyumva, ntabwo ndi kubyumva rwose. Joshua kumva ko manager yashatse ko baryamana byaramubabaje cyane, ati ntabwo ibyo bintu nari mbizi, ariko ihangane, kandi buriya niba hari n'abandi bakozi ashaka kubikorera nzabigenzura kandi nzamufata. Emma yahise yikanga ati none se wowe ushaka kugenzura manager urinde? Joshua ubu ngubu nta kintu ko kumisha? Joshua ati ntacyo, nuko nyine mbabajwe n'umuntu uba ushaka guhohotera abantu yitwaje umwanya w'ubuyobozi afite. Nuko Emma ati none se n'umugenzura ukamufata ubundi uzabigenza ute? Uzamuripotinga? Joshua ati cyane rwose, niba kuko ari kameze ari umuhehesi amaherezo ye nzamufata. Nuko Emma ati rero Joshua nagusabye kenshi kutakivanga muri ibi bintu kugira ngo nawe utazabigenderamo ukabura akazi kawe, ndakwinginze rwose ikorera akazi kawe, ibya manager ubyihorere, nawe akora akazi ke utazarinda ubura akazi kawe, ndakwinginze rero ntazigera amenya ko ibintu nabikubwiye bitazangiraho ingaruka.
nuko Joshua amusezeranya ko atazigera amuvamo. Bakomeje gukorana aho ngaho, bakomeza kuba inshuti cyane, nuko ariko igihe kiza no kugera Joshua abwira Emma ko amukunda cyane. Gusa igihe cyaje kugera Emma nawe amubwira ko amukunda, nuko batangira gukundana. Bajyaga baganira, Joshua akamubwira ati ariko se Emma, ubu ntuzanyanga? Emma ati nkwangira iki se? Joshua akamubwira ati ukanyangira ko ndi umukene, ibaze umugabo wawe koko ubu ngubu azaba akora muri resitora? Emma ati byose bizaba bitwaye iki? Ikibanza si uko tuzaba dukundana. Nuko Joshua ati urumva nyine tuzakomeza tube turi aho turi abakene rwose, nicyo kintu kiba kiri kumbabaza. Emma yatangiye kumubwira ko nta kibazo, ko ubwo bukene bazabusohokamo nibafatanya bagashyira hamwe. Nuko amubwira ko urukundo bakundana ruzatuma babasha kugera ku bintu byinshi, nuko ubukene bakaburenga. Joshua akomezaga kumubaza ati ubwo si ibyo ngibyo twabikora gute? Nuko Emma atangira kumugira inama y'uko batangira kuzajya basevinga, nuko bakazava aho ngaho bakorera nabo igihe kimwe kikazagera bakishingira resitora yabo. Joshua akamubwira ko ibyo bintu bidashoboka, ko bazagera ku rwego rwo kuba babasha kwishingira resitora, ariko Emma nawe akamwereka ko ari ibintu bishoboka cyane, agakora imibare akayimwereka y'ukuntu bishoboka. Nuko Joshua nawe yabireba kuko akabona ni ibintu bishobora gukunda. Bakomeje kwikundanira cyane, ariko byari bikiri hagati yabo, nta muntu bashaka ko abimenya. Uwababazaga bababwiraga ko ari inshuti gusa, nta kindi kintu kibari hagati. Stefani we gusa ntiyari aherutse kuza gutesha umutwe Emma, ariko yakurikiranaga amakuru y'umunsi ku munsi, nukaza no kumenya ko yabaye umukashiya. Biramubabaza cyane yumvise yarateye imbere, kuko yifuzaga ko yahora hasi, yazajya ahora ari umuntu uri hasi cyane ku buryo yazaza no kumusaba ubufasha. Byaramubabaje cyane kumva ko hari indi ntambwe yateye mu buzima, ariko ashaka no kumwereka ko kuba yaramusize ntacyo bivuze, ko yiboneye nyine undi mukunzi kandi ko bakundana cyane bitegura no kubana. Nuko ahita agenda azana Lydia aho ngaho kuri ya resitora, nuko atangira kubabwira ko aho hantu ashaka kuhakorera ikirori, abivugana na manager aramwemerera, nuko amubwira ko yifuza kuza gutera ivi aho ngaho, bamubwira ko nta kibazo rwose. Joshua ariko akimenya ko Stefani ari buze aho ngaho, yarababaye cyane, avugana na manager atari ko manager, ni ukubera icyo uriya mugabo utamwirukana hano ngo ngende burundu, ko buri gihe aza hano hakavuka ibibazo agateza intambara, ni ukubera icyo ukomeza kumwemerera kuza hano? Nuko manager aramubwira ati ahubwo wowe Joshua, ni ikihe kibazo ufitanye n'uriya mugabo? Kari umukire kaduha amafaranga afatika, ubundi by'uriya mugabo bikurebaho iki? Genda mbivere, sinakubwiye ngo ntukazongere kubyivangamo. Joshua yaragiye, ariko aravuga ati ndacungira hafi agakosa kamwe kari buze kuba uyu munsi, abantu bose bari buze kumenya uwo ndiwe. Yarabyihoreye yigumira aho ngaho. Nuko Stefani abana we ari aho ngaho, hashize akanya wa mukunzi we Lydia arahamusanga, nk'uko nyine bari bahanye gahunda yo kuza kuhahurira. Nuko Lydia akihagera, Stefani atangira kumubwira amagambo meza y'urukundo, amubaza niba yakemera kuzamubera umugore. Lydia nta no gutekereza byinshi, yararanganyije amaso aho ngaho, nuko abona ahantu Emma yari ahagaze, nuko yibuka amagambo yose cya gihe Stefani yaje akabwira Emma n'ukuntu yari mu kumuhohotera aho yari yihishe. Nuko ahita avuga ati ntabwo nemeye ko ntazashyingiranwa nawe rwose, mvuze oya, ndabyanze, ntabwo nifuza ko wazambera umugabo. Nuko Stefani biramubaza cyane,
ati ntabwo bishoboka Lydia, ntabwo wampakanira rwose, urabizi ko ngukunda cyane. Nuko Lydia akomeza kumuhakanira ati ntabwo bishoboka, ntabwo nazabana n'umugabo nkawe uhohotera abagore, rwose ibyo wakoreye uwahoze ari umudamu wawe narabibonye, ese njyewe ni ikihe cyizere nagira yuko nitubana uzambera umugabo mwiza? Ese ubu ngubu dushwanye gatoya tukagira akantu gatoya dupfa, wankorera ibingana iki? Ibyo wakoreye Emma narabibonye, ntabwo nakomezanya nawe rwose, ntabwo bishoboka. Nuko Lydia ahita anakata arigendera. Stefani yarababaye cyane, atangira kumenagura ibintu byari aho ngaho byose, ahita yegera aho Emma yari ari, atangira kumutonganya. Nuko aramutuka cyane ati byose ni ukubera wowe, iyaba atari wowe uriya mukunzi wanjye Lydia ntago aba ntaye, aba yemeye nkamwambika impeta tukazakora ubukwe. Iyaba atarigeze akumenya, iyaba mutarigeze mumenyana, ntabwo ibi byose biba bibaye rwose, uri umuteramwaka wa mugore we. Emma ati njye nta magambo menshi ndi buvugane nawe rwose, wa mugabo wenda gusabye kumpa amahoro. Emma yahise amubwira ati ishyura fagitire y'ibintu wafatiye hano maze ubundi wigendere, nta kindi kintu turi buvugane. Stefani yarebye fagitire bari bamukoreye maze barayimuhereza, nuko arangije azamurayo amafaranga, nuko ayahereza Emma. Emma arayitegereza ati none se aya mafaranga uri kumpa ni bwoko ki? Ndabona atari amadolari, sinzi ibyo ari byo, ishyura mu mafaranga usanzwe wishyuramo, ntabwo amafaranga ndi buyakire. Stefani ati none se yakire nyine ujye kuvunjisha, ibyo birakureba. Nuko atangira guteza akavuyo aho ngaho, atari ko manager ihera, mumuhamagarire manager bari twivuganira. Joshua yarabibonye, nuko ahita aza atari kwa mugabo urashaka iki? Stefani ati ndimo ndashaka manager, muhamagare manager. Joshua yabonye ukuntu ibintu bimeze, ahita ahamagara papa we ati papa bwira manager umubwire uwo ndiwe, kuva uyu munsi buri wese hano agiye kumenya. Papa yahise abikora, hanyuma Joshua ahita abwira Stefani ati gabanya akavuyo aha ngaho utuze tugukemurira ikibazo utabanje gusakuza hano. Stefani ati ceceka wowe, ariko nakubwiye ko ndi bwivuganire na manager. Joshua ati njyewe nta nubwo ndi manager, ahubwo ndi CEO. Stefani atangira gutukana ati CEO wa hehe? Wowe waba CEO? Genda sha, utangiye kubyihitirira. Manager yahise aza, nuko atangira guca bugufi, ahamagara Joshua ngo boss, rwose mumbabarire kuba natinze gukemura iki kibazo. Akita Joshua boss, ubona yanacishije bugufi yenda nko kumupfukamira. Abakozi bose barikanze, batangira kurebana, buri wese abura icyo avuga, ndetse na Stefani wari uri gusakuza aho ngaho araceceka, abura aho akwirwa rwose. Nuko manager akomeza abwira abakozi bari aho ngaho bose ati Joshua niwe boss wanyu, niwe boss w'iyi resitora. Joshua ati kuva uyu munsi uyu mugabo ntabwo azagaruka muri iyi resitora, mwese mubimenye. Umuntu uzongera kumuha akariba aha ngaha niwe uzabibazwa, uzabirengaho rwose azahanwa, mwese mubyumva mubitega amatwi. Nuko Stefani bahita bamusohora, agenda ari gukubitira agatoki ku kandi ati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka rwose ko uyu yaba ari we boss w'iriya resitora. Ntumbwire ko Emma akundana na boss wa hano, rwose byaba ari agahinda gakomeye. Yamaze kugenda, abakozi bose bari aho ngaho batangira kubaza bati none se koko ibyo manager tubwiye nibyo? Joshua ati yego nibyo, ni njyewe boss wa hano. Nuko bose barumirwa, batangira kugira ubwoba kubera amakosa babaga bakora. Joshua rimwe na rimwe arimo no kubareba, kuko buri wese yari azi udufuti tw'ibanga agenda akora, kubera ko yakundaga kuganira n'abantu, harimo n'abinyuraguragamo bakamubwira udukosa bakora.
nuko batangira kugira ubwoba, ariko Joshua arababwira ati muhumure, nta muntu n'umwe ndi bwirukane, mwese amakosa yanyu ndayazi, ariko nyine mbasabye kwisubiraho, utazisubiraho niwe uzahura n'ibibazo. nuko baramushimira bisubirira mu kazi kabo. Emma we yari ahagaze aho yumiwe yabuze n'ikintu yavuga, nuko ariko atangira gusubiza ubwenge inyuma ukuntu yabonye uwo mwanya, nuko koko atangira gutekereza ko ibyo bintu ari byo, ati byanze bikunze koko nibyo, Joshua nakabaye narabibonye kera ko hari ahantu yabahuriye n'umubosi bajyaga batubwira nyiri iyi resitora. Nuko abantu bose bamaze kugenda basigara bonyine, atangira kumubwira ati ni ukubera iki koko utigeze ubimbwira, kubera iki wambeshye ukanyereka ko uri umuntu wo mu rwego rwo hasi. Joshua ati ntago nagombaga kubikubwira, nagombaga kubanza kumenya koko ko nkunda by'ukuri, ko nkunda nk'umukene, kugira ngo nyine menye ko udakunda amafaranga yanjye, ari njyewe ukunda gusa, ariko narabibonye kuko nabonye ko nkunda cyane. Joshua yaramushimiye cyane ati warakoze cyane Emma, warakoze cyane kunkunda ukankunda uko ndi, kuko hari abakobwa benshi twamenyanye nkabona rwose tunafitanye umubano mwiza, ariko bamara kumenya ahantu nkora nuko bagahita bandeka. Rero wowe wakomeje kunkunda utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, kandi warankunze ndabibona, wankunze nta kindi kintu nkurikiyeho. Bakomeje kwikundanira, ariko noneho n'abantu batangira kubimenya, nuko na papa aza kubimenya ko umuhungu we akundana n'umukobwa ukora aho ngaho, nuko aramuhamagara ngo babiganireho. Joshua yaramwitabye, nuko papa we batangira kuganira, atangira kumubaza ati ariko se koko ibyo numvise nibyo, ukundana ngo n'umukobwa ukora hariya muri resitora, wa wundi cyagiye wasabiraga ngo muzamure ku mwanya ave ku bukirina ajye ku bukashiya? Joshua ati yego nibyo papa, rwose ndamukunda cyane. Papa ati ariko ibi ntago mbyumva, wowe ugakundana n'umuntu ukora amasuku? Koko umuhungu wanjye ibi bintu nibikira? Noneho narumvise ngo ni umudivorce. Ibyo bintu koko wowe wabitekerejeho wumva nibyo? Ubu wabuze undi mukobwa ukunda muzima ku buryo ajya gukundana n'umukobwa umeze gutyo? Joshua aramubwira ati papa rwose njyewe ndamukunda kandi nawe arankunda, numva rero ibyo ngibyo byonyine bihagije kugira ngo tubashe gukundana. Papa yatangiye kumubwira ati ariko uri umusazi, ninde wakubwiye ko yakanga umusore w'umukire nkawe? Nuko Joshua ati papa rwose ntubitekereze gutyo, kuko yankunze azi ko ndi umukene, ntabwo yari azi ko ndi n'umukire, nta nubwo yari azi ko mvuka mu miryango ikomeye. Rero rwose witangira kumubeshyira ngo cyangwa se ngo utangire gutekereza yuko yankunze kubera amafaranga. Nuko papa we ati nubwo atabikubwira, ariko buriya nicyo yagukurikiyeho nta kindi. Rero ikintu naguhamagariye, ntabwo naguhamagaye kugira ngo uze hano tujye impaka cyangwa se utangire kunyumvisha ukuntu mwembi mukundana, ahubwo naguhamagaye kugira ngo nkubwire ko ibyo bintu ntabishyigikiye, kandi ko ugomba gutandukana n'uwo mukobwa vuba byihuse. Nuko papa we atangira kumuzenguruka aho ngaho imbere amubwira ati wa mwana we, niba wumva igihe cyo gushyingiranwa n'umukobwa cyaba kigeze, umbwire nkushakire muri bamwe mu nshuti zanjye, rwose hari famiye z'inshuti zacu zifite abakobwa kandi beza, ngira ngo nawe urabazi. Nuko Joshua ati papa abo ngabo bose ndabazi, ariko rwose nta n'umwe nkunda muri bo, yaba hari uwo nkunda nta nubwo nakiriwe ngusaba kubingiramo, ko nanjye nabyikorera. Nuko papa we ati ndumva udashaka kunyumva, nguhaye amezi 3 yo kugira ngo ugende ubitekerezeho neza, unumvishe uwo mukobwa ko mugomba gutandukana mutari mu cyiciro kimwe. Joshua ati nta kibazo, ngaho yampe nzabitekerezaho nzakubwira. Nuko papa we ati urakoze kubyumva, ngaho genda utangire ubwire uwo mukobwa ko rwose mudakwiranye, mutagomba kubana, ko wari wahubutse, hanyuma nyine ugende umwikuraho gake gake, ayo mezi 3 azajya kurangira yakuviriye mu buzima. Genda utangire umwiyumvishe rwose, kandi nawe azabona ko ari byo, ntabwo umuberanye, ntagenda ashaka abandi bakiri n'abagenzi be.
Joshua yabyemereye papa we ko agiye kubitekerezaho kandi ko rwose mu mezi 3 azamuha umwanzuro. Joshua aragiye ariko nta kintu na kimwe yigeze abwira Emma. Yikomereje akazi, Emma nawe akomeza akazi ke, bakomeza no kwikundanira cyane nkaho nta cyabaye. Amezi 3 ashize, papa we yatangiye kubaza Joshua ati byagenze bite? Umukobwa yakubwiye ko yabyakiriye, ubu yavuye mu buzima bwawe ntago mukiri kumwe? Joshua ati rega papa, ntago njyewe na Emma dushobora gutandukana, turacyakundana cyane rwose. Papa we ati ubwo wanze kunyumvira, nanjye ngiye kukwereka ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Wa mwana we, wakuze uri umwana mwiza w'imico myiza, nukuza no kuvamo umugabo ndakubyishimira, nishimira imico yawe n'imyitwarire yawe, ariko none rwose urampemukiye cyane. Ndakwinginze kugira ngo niba muri ayo mezi 3 ashize ukaba warananiwe gufata umwanzuro, byibuze noneho uwufate ku nshuro ya none. Fata umwanzuro ukwiye rwose wa mwana we, winsuzuguza wingayisha mu bandi bakire bagenzi banjye. Joshua aramubwiye ati papa, ntago njyewe ndimo kukugayisha, ahubwo nawe gerageza wumve ko gukunda uwo nshatse ari uburenganzira bwanjye, rero wimpatiriza kumureka kuko ntago nabikora. Akimara kumubwira gutyo, papa yararakaye cyane, nuko Emma bahita bamwirukana ku kazi na Joshua amwambura imitungo yose yari yaramuhaye. Emma akimara kumenya ko yirukanwe ku kazi nta kosa akoze, nta kintu na kimwe yakoze gifatika cyatuma bamwirukana, nibwo yatangiye kuganira na Joshua. Joshua amubwira ukuntu ibintu byose byagenze. Emma ahita amenya ikintu azize, nuko ahita amubwira ati ariko Joshua, wakabaye warabimbwiye ntiwicecekere, nk'ubu koko kuki utabimbwiye ko iwanyu batanshaka? Joshua ati se none ndi kubikubwira ukabigenza ute? Wari guhita unyanga? Emma ati Joshua, rwose koko wamugani, ubanza nkwiriye kukuvira mu buzima. Reba nk'ubu mwangirije ubuzima bwawe, ntumye imitungo yose papa wawe yari yaraguhaye ari kwambura. Rwose ntago bikwiye, ugomba kuva mu buzima bwawe ukazikundira undi mukobwa iwanyu bashaka. Joshua yamubwiye ko nta kibazo, nubwo ibintu byose babimwambuye ariko azagerageza gushaka ibye. Ati n'ubundi papa nawe ntago yigeze abivukana, nta nubwo ari byo ababyeyi be bamuhaye, ahubwo nibyo yishakiye. Nanjye rero nzashaka ibyanjye kandi nzabibona. Emma aramubwiye ati ntago bikwiriye, ntago iwanyu bagomba kuguca kubera njyewe, rwose reka turekane, hanyuma ugume mu muryango wawe, uzabona undi mukobwa ugukunda. Joshua yarabyanze, amubwira ko ibyo bintu atabyemera. Emma we yaramwihoreye, nuko ariko bicyafata umwanzuro wo kwigendera akajya ahantu kure cyane, Joshua atabizi, nta n'ikintu na kimwe amubwiye. Joshua yaramubuze, abura neza ahantu yagiye, aramubariza ahantu hose ariko akomeza kumubura. Emma yaragiye, mu mafaranga yari yarasevinze atangira kwikorera, atangira bimugoye cyane byanga, ariko bigeze aho birakunda. Joshua yakomeje kumushakisha, ariko igihe cyaje kugera aza kumubona. Yagiye kumureba, nuko aramubwira ati Emma, ubu koko ibi ni ibiki wakoze? Emma ati umbabarire, nagira ngo nguhe umwanya ubanze ubitekereze neza. Numvaga wenda kuba waratangiye kunkunda ari impuhwe wari warangiriye cya gihe ubwo Stefani yajyaga atsanga mu kazi antesha umutwe. Ndavuga nti reka nkujye kure ubanze ubitekerezeho neza, urebe koko ko rwari urukundo cyangwa se ari impuhwe wari warangiriye. Gusa njyewe ndagukunda cyane, ni nayo mpamvu nemeye kugenda kugira ngo ugumane n'ababyeyi bawe, kuko ntago nifuzaga yuko umuntu nkunda yajya kure y'umuryango we kandi nawe umukeneye. Numvaga naba ngiye kwikunda cyane. Nuko Joshua aramubwira ati Emma, urambabaje cyane rwose, ndumva bimbabaje kuba watekereza ko kuba naragukunze ari impuhwe nari ngufitiye. Yego nyine nibyo koko impuhwe narazikugiriye, ariko nyine ndanagukunda cyane, nta nubwo nigeze ndeka kugukunda igihe cyose umaze waransize wayigendeye. Emma nawe yamubwiye ko akimukunda cyane kandi ko yaranamukumbuye.
nuko Joshua amubwira ko adateze rwose kumureka uko byagenda kose, ati ahubwo umfashije wanyemerera tugatangira tugategura ku bana. Emma yaramubwiye ati ndi kwibaza ukuntu twakora ubukwe ababyeyi bawe badahari kubera batabishyigikiye, nkumva nanone rwose sibyo, reka tugerageze bazabanze bumve ko ari ngombwa ko tubasha gukundana njyewe nawe. Joshua ati banze kubyumva, papa rwose yararakaye burundu, yanze kubyumva neza neza. Nuko aramubwira ati ndakwinginze rero reka tubane, wenda ababyeyi bacu igihe kizagera nuko babashe guhinduka. Barongeye nuko barakundana. Joshua igihe kimwe ajya kureba papa we, amubwira ko we na Emma benda gukora ubukwe. Papa we byaramubabaje cyane kubona umusore yaranze kuva ku izima neza neza. Nuko ageze aramubwira ati mwana wanjye rwose umbabarire, ubanza kuko uriya mukobwa umukunda cyane rwose nawe uzamusabira imbabazi, noneho ubu ngubu ndabyemeye rwose nimwikundanire, kuko ntako ntagize ngo nkumvishe ko mutagomba kubana, ariko wanze kuva ku izima. Ngo rero niba umukunda nta kindi rwose nabikoraho, ngaho muzibanire. Ababyeyi ba Joshua noneho batangiye kumwumva, batangira no kumushyigikira, kuko papa we yabonaga aho kugira ngo ahombe umwana we yakemera akamureka akibanira n'umukobwa yahisemo. Batangiye gukundana ku mugaragaro, nuko papa Joshua nawe arabashyigikira, kandi yasanze Emma yaramurenganyaga cyane. Yari umukobwa w'umuhanga ufite ubwenge, uzi gushakisha ubuzima, uzi no gukora amabizinesi cyane rwose, ku buryo baje no kugera ku rwego rushimishije, baza kuba baherwe no kurenza uko papa wa Joshua byari bimeze. Nuko papa wa Joshua yajya abaza ibanga Joshua akoresha kugira ngo abashe kugera kure no kumurenza mu kanya gato nk'ako ngako. Amubwira ko byose abikesha umugore muzima yazanye, amubwira ko byose ari Emma, ko ari umuhanga cyane kandi kazi no gushakisha cyane. Nuko papa we arabikunda cyane, aranamushimira ati mwana wanjye rwose warakoze uzi kwitegereza. Ngaha rero aho inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyisoreje. Ese wayumvishe gute? Yakuryoheye? Wumvishe bimeze bite? Tubwire muri komenti uko wayumvise, hanyuma kandi ntuzanacikwe n'izindi nkuru tugufitiye. Naho ubutaha, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, bari kumwe na Nemba.